umunsi umwe igihe kizagera upfe. Ni agahinda. Igihari ni uko njyewe nawe bizwi neza kuva tuvutse ko igihe cyacu kizagera tugapfa. Biragoye cyane kubyiyumvisha. Urupfu ni nk'igiciro tuba tugomba kwishyura kubera ko twabayeho. Nubwo kenshi duhora dushyira mu mutwe ko igihe icyo ari cyo cyose urupfu rwadutwara ndetse ko nta cyarusubiza inyuma, ndetse tukagenda tuzi ko igicucu cyarwo kizageraho kikadufata, n'ubundi benshi muri twe ntitujya turumenyera. Ndi Kayira intwari Bertrand. Iyi ni Sobanukirwa kuri aho Radio ndetse no kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Ntibibagirwe gukora like na subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho byoroshye. Noneho ubu twakomeza video yacu. Ukajya kubona nta n'integuza urupfu rutwaye umuntu wacu wa hafi cyane. Tugahita twongera tukavuga tuti burya ubuzima ni ubusa. Ndetse ntibishoboka ko umuntu yarwirinda. Ariko umuntu nyine ntajya ashirwayo. Kuva ku basekuruza batubanjirije twagiye tuzana ibitekerezo, imyemerere ndetse n'amateori atandukanye kugira ngo azane urumuri ahari ikizima, kugira ngo ruduhe icyizere ko hari igihe kizagera umuntu akabaho ubuziraherezo. Ni kenshi tugenda turwanya urupfu, tukarya neza, tugakora siporo, ariko n'ubundi bikarangira rudutsinze. Kugeza ubu 90% by'abantu bose babayeho barapfuye, ariko icyizere kiracyahari. Ubu ngubu bitewe n'iterambere rya tekinoloji, ubu dushobora kubaho igihe kinini kubera ko akenshi iyo turwaye twivura tugakira. Ndetse siyansi nikomeza gukura igatera imbere birushijeho, birashoboka cyane ko hari igihe kizagera umuntu akaba ikidapfa, imoto. Igitekerezo cyo gushaka kubaho iteka urebye kijya kungana n'urupfu bwarwo. Umuntu yatangiye kurota kubaho ubuziraherezo igihe yari amaze kumenya ko azapfa. Ariko bitewe n'ubivuga, kudapfa bishobora kugira ibisobanuro bitandukanye. Icyo abantu benshi bahurizaho iyo bari kuvuga ku kudapfa ni ku byerekeye ubugingo cyangwa roho. Nubwo siyansi nta gisobanuro na kimwe ifite ku bugingo cyangwa roho ngo ibe yakerekana ibimenyetso ko bubaho, mu mateka twagiye dusoma ahantu henshi hatandukanye, haba muri Bibiliya cyangwa no mu bindi bitabo, atwereka ko ubuzima bwa nyuma y'urupfu ari ikintu cyizerwaga cyane, haba mu bwami bwa Egiputa ndetse na Babiloni, ndetse ku kigero kinini cyane. Iyi niyo myizere ifitwe n'abantu benshi ku isi. Aha niho usanga turi gusabira abapfuye mu misa na roho ziri muri purigatori, kuko twizera ko nubwo imibiri yabo yapfuye ikabora, roho zabo zikiriho ndetse ko zizakomeza kubaho ubuziraherezo. Urupfu ntabwo ari ryo herezo, ahubwo ubugingo buba bwimutse, aho gukomeza kuba mu muntu tumureba bukimuka bukajya kubaho mu bundi buzima. Ariko se ku mubiri udapfa ho byifashe bite? Iterambere mu bya siyansi na tekinoloji ryagiye rigira uruhare rukomeye mu kongera icyizere cyo kubaho cy'abantu. Kuva mu myaka y'iswi y'urumuri, Age of Enlightenment, imyaka yo kubaho y'abantu yariyongereye cyane. Mu myaka 60 ishize, icyizere cyo kubaho cyavuye ku myaka 52 kigera ku myaka 72. Ndetse hari icyizere ko iyi myaka izakomeza kuzamuka uko natwe tuzagenda tuvumbura inkingo ndetse n'imiti ku ndwara za karande nka kanseri yatuzengereje, ndetse bikanadufasha guhangana na kimwe mu bintu twinubira cyane mu buzima bwacu, ari cyo gusaza. Uko tugenda dukura, imbaraga zacu zigenda ziba nke, kugenda bikanga ndetse no kumva bigatangira kubihuriza. Ibi akaba ari nabyo bintu by'ibanze dukenera mu buzima bwacu. Uru rugendo rwo gutakaza imbaraga bitewe n'imyaka rukaba ruzwi nka senescence, ndetse nicyo kintu cyonyine kituzitira ngo tugere ku kudapfa. Senescence isangwa no mu bindi binyabuzima byinshi, ariko hari ibitayigira. Bisobanuye ko byo uko bigenda bimara imyaka myinshi hano ku isi, nta bimenyetso na bike byerekana byo gutakaza imbaraga. Hari ibinyabuzima bidakorwaho na ya mvugo ya nta myaka 100, nk'ibisimba bya lobsters bishobora kubaho imyaka igera mu 100, utunyamasyo two mu bwoko bwa Ardabra giant tukabaho imyaka igera kuri 250
itanu, ndetse amafi manini ya Greenland shark akabaho imyaka irenga 400. Ese kuki izi nyamaswa arizo zonyine zifite ubu bushobozi, hanyuma izindi 100 zisigaye zikabaho imyaka mike ubundi zigahita zitangira gucika intege mu bintu n'ubu abashakashatsi batarasobanura? Ariko kuba izi nyamaswa ziriho bishobora guherwaho bikaba byanatugeza ku buvumbuzi bwanatuma natwe tubaho imyaka ingana gutya. Nubwo ariko izi nyamaswa zibaho imyaka ingana gutya, ntago nazo zizabaho iteka. Ikinyabuzima ubu ngubu bizwi neza ko kitajya gipfa ni ikinyabuzima kiba munsi y'amazi kizwi nka Hydra. Hydra ni ikinyabuzima gito cyane kibaho ubuzima butangaje kuko ntikijya gisaza. Iki kinyabuzima kigizwe ahanini n'utunyangingo duto cyane duhora twihinduranya cyane, tubyara utundi tugasimbura udushaje. Uku gusimburana tw'utunyangingo duto bifasha ibi binyabuzima bya Hydra guhora ari bito ndetse bikabasha no kubaho iteka. Ariko ibi ntago bikuraho kutabyica ngo bipfe. Ku bantu natwe utunyangingo twacu iyo dupfuye dusimburwa n'utundi, ndetse tunafite ubushobozi bwo kongera gusana ibice byangiritse mu mubiri nk'umwijima, ariko twe ntago biri ku rwego rwa Hydra. Umubiri wacu ugizwe n'amoko menshi atandukanye y'utunyangingo akora akazi gatandukanye mu mubiri, ndetse tumwe muri utu tunyangingo iyo dupfuye ntago dusimburwa. Ibi bigatuma uko utu tunyangingo tugenda dusaza ari nako natwe tugenda dusaza. Ikibazo gihari ni ese dushobora guhagarika ko utu tunyangingo twasaza? Ibi siyansi nayo ubwayo ntago ibizi neza. Abashakashatsi bamwe na bamwe bemeza ko bishobora gushoboka ko bavugurura senesance, bakabikora bavugurura utu turemangingo twashaje. Ibi bikaba biri muri porogaramu bise SENS. Hari kandi n'abandi bashakashatsi nabo bageze ku bushakashatsi butanga icyizere bakoresheje uburyo bise partial cellular reprogramming. Mu 2006 ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Kazutoshi ndetse na Shinya Yamanaka bwagaragaje ko biciye mu moko 4 y'utunyangingo tw'ingenzi bashobora kongera gusubiza ku murongo utunyangingo twose tw'umubiri. Mu 2011 ikipe y'abashakashatsi b'Abafaransa batangaje ko bashobora guhuza utunyangingo biciye nyine muri aya moko 4, ndetse babashije kugenzura uko utu tunyangingo dukura mu bwoko bumwe. Nubwo ubu bushakashatsi bwageze ku kintu gikomeye cyane, byakoze ku tunyangingo bari bafite muri laboratoire gusa. Bivuze ko hakenewe igerageza ryisumbuyeho kandi riteye imbere ku buryo byageragezwa no ku muntu, hanyuma tukaba dutsinze urupfu. Bitewe n'uko ubushakashatsi buri kugenda buvumbura ibindi bintu bishya buri munsi ku bijyanye n'uko umuntu ashobora kubaho ubuziraherezo, hari icyizere ko mu myaka iri imbere icyizere cyo kubaho kigiye gukomeza kikazamuka cyane ku buryo abantu noneho bazajya babaho nk'imyaka 200, 500, ishobora no kugera ku 1000. Kudapfa k'umuntu bishobora kuba biri hafi kurusha uko tubitekereza. Ariko se ni ibintu dukeneye? Muri wowe wumva ushaka kuzabaho ubuziraherezo? Kuri finale ya filime yiswe Indiana Jones and the Last Crusades, uwari the band muri iyi filimi Walter Donovan aba yarasajijwe no gushaka kubaho ubuziraherezo, ndetse agomba guhitamo umuti wari muri imwe mu nkongoro nyinshi zari ku meza. Yahisemo inkongoro atabanje gutekereza, ndetse aho kugira ngo abone ingabire yo kubaho iteka, yahise atangira gukura byihuse. Mu kanya gato ababaye umusaza, ubundi ababaye skeleto, ubundi mu kanya nk'ako guhumbya abahindutse ivumbi. Nubwo yari yamaze kuburirwa ko n'abanyweye kuri iyi nkongoro yo kubaho ubuziraherezo ubuzima bwe bwose azabumara mu rusengero adasohoka, ntibyamubujije gukomeza gushaka kunywa kuri iyi nkongoro. Ubuzima bwo kubaho ubuziraherezo nawe wabwifuza n'ukuri, niba nta nkurikizi bizana nabyo. Ibi bikadutabara ubuzima natwe tutazi bwa nyuma y'urupfu. Kubaho ubuziraherezo bisobanuye kubana iteka n'abo dukunda, kandi tukaba dufite umwanya ndetse n'imbaraga zo kugera ku kintu icyo ari cyo cyose watekereza gukora mu buzima, kubera ko nyine waba ufite umwanya uhagije. Abantu benshi dutekereza kudapfa nk'ibintu byiza cyane by'agatangaza, ariko urebeye mu yandi mabara
ushobora gusanga icyo witaga umweru burya ari umutuku. Ubuziraherezo ni igihe kinini cyane nawe utatekereza. Ikintu cya mbere kubaho ubuziraherezo byakangiza ni uburyo isi ibayeho. Nubwo twe tutapfa, ariko ibindi biremwa byo ku isi byo byakomeza bigapfa. Inyoni, ibimera byose. Ndetse burya urupfu aba ari ingenzi ku biremwa byose. Rero kubaho ubuziraherezo tugatura nk'imisozi byabangamira cyane uko ubuzima bwari bumeze. Isi nayo ntiyaba igifite ubushobozi bwo kwakira abantu bose mu gihe haba hari abakivuka, abakiriho batari gupfa. Ibitunga abantu hano ku isi byageraho bigashira kubera umubare mwinshi w'abantu. Ibi bikaduhatira gushaka indi mibumbe imeze nk'isi twajya guturaho. Igabanuka ry'ibidutunga nubwo n'ubu ryatangiye kubaho, ryatuma abantu batangira kwicamo ibice nk'uko n'ubundi bimeze ubu, maze abari abakire bagakomeza bagakungahara, n'abakene nabo bagakomeza bagakena. Uko kwicamo ibice ndetse n'ibiryo bishobora kuba bike byatera intambara zikomeye cyane hagati y'abakize ndetse n'abakennye. Noneho ugasanga kuba waraharaniye kubaho ubuziraherezo bigupfiriye ubusa, ahubwo ugasanga ugiye kubaho ubuziraherezo urwanira ibiryo. Reka wenda iby'ibiryo tubyirengagize, tuvuge ko wenda mu gihe cyose wazabaho hano ku isi ibidutunga bitaba ari ikibazo. Ese mu gihe wazabaho ubuziraherezo wazumva ubuzima bwawe bufite igisobanuro? Ese wazajya ukuraho imbaraga zo gukora cyane ugere ku nzozi zawe? Bitekerezeho neza. Ese ubundi wabaho ufite intego mu gihe ubizi neza ko n'ubundi uzabaho ubuziraherezo? Kubaho ubuziraherezo nanone kandi byahindura uko tubana n'abandi. Ese wowe waba uzi neza ko uzabaho ubuziraherezo maze ukajya kwihambira ku muntu ngo muzabana muri ubwo buziraherezo? Ese ijambo tuzatandukanywa n'urupfu ryo ryaba rigifite ubusobanuro mu mubano wanyu mu gihe nyine urupfu rwaba rutakiriho? Aho gushaka uwo muzabana ubuziraherezo, benshi muri mwe mwatangira gushaka uwo mubana ahubwo by'ako kanya, ubundi igihe runaka cyashira buri umwe agaciza inzira. Ndetse ndakeka byatangira kuba ikintu gisanzwe kuba umuntu yashyingiranwa n'abagore cyangwa n'abagabo ibihumbi n'ibihumbi, kuko gufata ubuzima bwawe ukabana n'umuntu umwe ubuziraherezo nta muntu n'umwe wabyiteza. Kugira umuryango ndetse n'abana nabyo bishobora kugirwaho ingaruka zikomeye cyane n'ubuzima buzira urupfu. Abantu benshi ku isi bitabira kubyara abana kugira ngo bazabone abo basigira umurage wabo. Abantu noneho bahita batangira kumva kubyara ntacyo bikimaze, kuko kubasigira umurage ntibyaba bikirimo kuko uba utazapfa nyine. Muri make urebye havuyemo urupfu, nta kintu na kimwe cyaba kigishishikaje cyatuma abantu babyara. Umwana aramutse anavutse ni nk'aho yaba umwana iteka ryose. Nta mwana wazongera gukora cyane ngo ashimishe ababyeyi be cyangwa ngo agere ku byo ababyeyi be batagezeho, kubera ko n'ubundi ababyeyi be bazahorana imbaraga zo kugera ku cyari cyo cyose mu buzima bwabo, nta kuvuga ngo umwana wabo azakomereza aho bagejeje. Urupfu burya ni ikintu cyiza ku mibereho y'ibiremwa byose. Nubwo turwanga rwose, byibuza kubaho tuzi ko igihe kimwe kizagera tukigendera, bidutera imbaraga zo gukora cyane ndetse tugaha agaciro gakomeye ubu buzima. Gufata risike kugira ngo turebe ko twabaho ubuzima bwiza, tugakora cyane buri gihe, buryo nibyo biha agaciro gakomeye ubu buzima bwacu kurusha uko twabaho ubuziraherezo. Mu mwandiko yise The Macroprose Case, Reflection on the Tedium of Immortality, umufilozofe Bernard Williams yagerageje gusobanura ko kubaho ubuziraherezo ari nko kuba mu kirori ubuziraherezo ntikirangire. Ikirori gishobora kuryoha ndetse hagashya nk'uko tubyita, ariko nyuma y'igihe runaka bitangira kubiha, cyane cyane noneho mu gihe uzi ko ntaho uri bugihungire. Williams yakomeje avuga ko dukeneye guca muri experience nyinshi zitandukanye kugira ngo ubu buzima dukomeze kumva buturyoheye ndetse twumve tugishaka kubaho. Ariko burya hari igihe kigera tukumva nta kintu na kimwe dusigaje gucamo ku isi, muri make nta kigishamaje, ndetse tugatangira kubona nta mpamvu n'imwe isigaye yatuma tubaho. Pop culture, literature, philosophy ndetse na psychology byose byuzuye ibitekerezo bituburira kwirinda umukasiro wo kubaho ubuziraherezo. Ariko se kuki bahora babitwibutsa?
Ese kuki abashakashatsi bose bakomeye ari bo bari gukora kuri ubu bushakashatsi ngo barebe ko batwongerera igihe tuzajya tubaho? Igisubizo urebye usanga ari kimwe: ubwoba bwo gupfa. Ikibi cy'urupfu ni uko ruza rutunguranye, wenda aribwo twari dutangiye kwiberaho neza, cyangwa wenda rukaza twararambiwe, twarategereje ko ruza ngo rudutware tugaheba. Ni nayo mpamvu benshi turugereranya nk'umujura, kuko rudutwara nta nteguza, kandi iki kintu cya mbere duha agaciro cyane ari ubuzima. Kuba urupfu tutarufiteho ububasha bw'igihe rwadutwarira nibyo bituma benshi dushaka kwiberaho iteka. Nubwo wenda siyansi yatsinda bikarangira tubashije kubaho ubuziraherezo, hari ikintu kimwe dufite cy'akamaro cyane muri ubu buzima. Igihe gito tuba dufite cyo kubaho nicyo kiduha imbaraga zo kuba twagera ku ntego zacu ndetse tugakora cyane ngo tuzigereho. Urupfu burya nicyo kintu cya mbere gitera morale, ndetse ni nacyo kintu cyonyine gituma ubuzima bwacu bugira igisobanuro. Ubuzima ni bugufi, ni imwe mu magambo dukunda gukoresha cyane. Iyi nteruro ikaba ari imwe mu bintu biduha morale cyane, kuko itwumvisha ko isaha n'isaha twasezereye isi, bityo bigatuma tubasha kwishima mu gihe tugifite umwanya. Mboneyeho umwanya wo kuguha kuraje wowe ukiri guhatana muri ubu buzima. Ntucike intege, kuko hari igihe kizagera nawe ukabaho wishimye kandi ukagera ku ntego zawe. Nishimiye kubana nawe muri iyi video wowe yigejeje ku musozo. Njye mwari muri kumwe, ndi Kayira intwari Bertrand. Iyi yari Bisobanukirwa kuri Visual Radio ndetse no kuri YouTube channel yanjye ariyo Kayira Bertrand. Niba wakunze iyi video ntibibagirwe gukora like na subscribe kugira ngo n'izindi video nziza nk'iyi zijye zikugeraho byoroshye. Amahoro.